Celebobo Studio. Celebobo TV. Celebobo TV. Kanongere ngusuze wowe udahwema kudukurikirana hano kuri Celebobo TV. Ngiye muri kuvugana nawe ni Celebobo. Reka mwibutse niba utarakora subscribe ubanze ukore subscribe, ukore comment, ukore share kandi wibuka gukorana like. Ako kanya numara kubikora uraba ubaye umuntu wa mbere uzajya adukurikirana cyane ukabona notification bikoroheye. Kandi ujye ushyira mu comment nyinshi cyane utubwira uti ibi bintu mwavuza aha ni sawa kandi muzongeremo ibingibi. Ibyo nibyo tuba dukeneye nyine kugira ngo tubahe ibintu bimeze neza bifite quality. Usibye ko tunabibona ni ibintu tubaha biba bifite quality. Niyo mpamvu nanjye mbemera cyane nkaba ngira ngo nze mbakubite noneho ya nkuru y'umunsi, mbaye inkuru y'umunsi. Ndizera ko iyo nkuru ishobora kuba ryohera ariko inkuru rero ngiye kubabwira ni inkuru wumva ko isa naho ibabaje ariko nanone ni inkuru ifite inyigisho nziza cyane ku buryo umuntu wese ashobora kuyumva ikaba yamugirira akamaro. Niyo mpamvu rero ngusaba gutega amatwi cyane kugira ngo ubashe kumva iyi nkuru ngiye kukugezaho. Mwibutsa ko ngiye kukugezaho iyi nkuru nitwa Celebobo, naho ica nayo bakayita Celebobo TV. Bitemo no gusuhuza abanyeshuri mwese muri mu biruhuko. Abanyeshuri ndabizi ko benshi bari mu biruhuko ndabasuhuje. Ngiyewe Celebobo ndavuze ni abanyeshuri mwese wagwane mumeze mute. Reka nizere ko mumeze neza kandi n'abarwaye muri mu biruhuko Imana irabafasha mubashe gukira neza kugira ngo muzasubire ku ishuri mumeze neza. Ndabyizeye kandi n'abakoze ikizamini cya turankome Imana ibafashe muzabashe gutsinda neza. Ndabizi ko ikizamini kiba gikomeye ariko Imana izabibafashamo n'abazabakosora bazakosore neza. Mwebwe mukosora ibizamini bya leta mujye mukosora abana neza, mubakosore nyine nkuko wakosora bawe nta bugome burimo naki. Mujye mubikora neza kugira ngo n'abana nyine abakoze abavunitse bigaragare yuko bavunitse koko kandi nawe uko uzayabona uzayakira uko nguko. Twakomeje rero kuri cya kiganiro mbagezeho ariko kiba kimeze nk'isomo ry'umunsi. Ndaje none mbahe iki kiganiro nagihawe n'umuntu bita Fred Kuruyenzi, MC muri Infinix. Niwe wamaye inkuru rwose arambwira ati sere nk'umusaza iyi nkuru uzayishyire kuri TV yawe rwose bayumve kuko iyi nkuru numvise nanjye yarankoze ku mutima. Fred abatamuzi ni cya gihungu mujya mubona muri Infinix Kuruyenza aho ngaho kiba cyambaye ibirinete by'umukara n'ibimikoro bya safire. Nicyo ngicyo ntago nyanga ariko ndagikunda. Nimwumve mvuze ngo ni cya gihungu muramenyema mutazaneza Fred mukaneranya nawe. Ni cya gihungu cyiza, cya gihungu gifite ubwenge, cya gihungu kigenda neza. Kigeze no kumbwira ngo burya ngo gikunda Nyambo we. Nyambo urabizi ko cya Fred kigukunda cyo Kuruyenzi. Cya Fred ngo kiragukunda ndabivuze. Ndabivuze ntacyo mbangamiye rwose kuko cyarabimbwiye ngo nzabivuge. Alright, ndaje none mbagezaho iyo nkuru. Umunsi umwe abakobwa bagera kuri 3 babaga i Kigali. Noneho mu kuba i Kigali rero bari abavandimwe, bari bamaze gusa naho ubona ko bari bafite amafaranga menshi cyane, bari barayabonye kuko bageze i Kigali kera bavuye mu cyaro, barakora cyane barahirwa baza kubona akazi keza. Bose uko bari 3 nubwo bose bakoraga ibintu bitandukanye, ntabwo mwakoraga akazi kamwe n'undi ariko mu kazi bakuragamo amafaranga menshi. Noneho rero mu kumara kuza kubona ya mafaranga bageze ku rwego rukomeye ku buryo buri wese yashoboraga kubona amafaranga yo kwigurira imodoka ye yigengaho ye ku giti cye.
Umunsi umwe rero mama wabo wabaga mu cyaro aza kubavugisha kuri telefone, arababwira ati se bana banjye, ntabwo mwazashaka umunsi mukamanuka mukaza mukansura ko numva mbakumbuye? Abana nabo baramubwira bati mama, nitubona umwanya tuzanyaruka tuze tukurebe, tuze tugusure. Babyemeranywaho. Ariko reka mbanze nshyiremo agasound beat kugira ngo ikiganiro gikomeze gitoke nyine kiryohe neza. Ndaza mpita nkomereza aho ngaho ubwo abakobwa bari basubije umukecuru bati tuzanyaruka tuze tukurebe. Yes, umunsi warageze rero ba bakobwa baritegura cyane. Buriya umubyeyi uba mu cyaro iyo ahamagaye abana be bari i Kigali hari ikintu ababwira ati muzanzanira iki, mu bintu nzi neza bitajya byibagiranwa cyangwa se batibagirwa gusaba abana babo. Barababwira ati nimuza muzanzanire igitenge cyiza, ati n'icya kanaka, ati muzanzanire igitenge cyiza, ati nka cya kindi cya mama Celebaba muzaba ari cyo muzanzanira, ati nabonye afite igitenge cyiza, ati kandi burya ati numvise ko umuhungu wajya amwoherereza ibitenge byinshi, ati nanjye rero muzanzanire igitenge cyiza nk'icya mama Celebaba. Yego, ikindi kandi muzazane n'umugati w'i Kigali, aturaryoha. Niba ugira ngo ndakubeshya kugira ngo uzabyemere, buriya nk'umubyeyi wawe aba mu bihembe bya Kabagari, warangiza ukavuga utereka nikoze ku buhanda cyangwa se njye kumuremera cyangwa se njye Rwankuba, maguru umugati mushyire mama uba mu bihembe bya Kabagari. Ni urugero ndi gutanga. Buriya ubaye uwo mugati wawuguze nk'ibihumbi 3, noneho undi akaza i Kigali hano akagura umugati Nyabugogo, awuguze Nyabugogo cyangwa se akawugurira mu mujyi, cyangwa niyo yawugurira hariya ku Kinamba cyangwa mu Biryogo, akawugura inote y'5, ukawumanura ukawuha wa muntu uba mu bihembe bya Kabagari, ukamubwira uti uyu mugati waguzwe 5 kandi waguzwe i Kigali. Noneho ugafata na undi wa 3 waguze ku buhanda cyangwa i Rwankuba no kumuremera, ukamubwira uti hitamo ushaka. Mubwije ukuri yuko wa muntu afata wa mugati wavuye i Kigali, kuko yumva yuko ikintu cyavuye i Kigali kiba kidasanzwe. Namwe murabizi, hari nk'abantu biyongoza akava nk'ahantu bita, reka ndeba ahantu kure, nk'abantu baba Nyamagabe mu mujyi, ugarutse y'ahantu bita mu murenge wa Gasaka. Ni Gasaka. Rufashe nk'umuntu utuye mu murenge wa Gasaka, ukamubwira ngo harimo nk'umuntu uhatuye iradiyo ye yapfa, tuvuge hari abatekinisiye bahari, iradiyo bashobora kuyikorera inote y'ibihumbi 2, ariko iradiyo ye yapfa, akavuga ati wapi ndajya kuyikoresha i Kigali. Kuva Nyamagabe uza i Kigali bishoboka ko arashobora kuba ari 3-5 ku modoka, kuza no gusubirayo 3-5. Uwo muntu agafata bya bihumbi bye 3-5 biri bumuzanira 3-5 biri musubizo ni ibihumbi 7, yarangiza akazi radiyo ye bakayikora ku note y'ibihumbi 5, byongera kuri bya 7 bikaba 12, yarangiza wenda akaza gufata ifunguro rihwana na 3 bigahwana inote ya 15, warangiza ugasanga imibare ye iracuritse. Inote y'ibihumbi 15 ayigenzemo aza gukoresha radiyo, kandi n'ubundi ya radiyo yarayiguze ibihumbi 10. Ugasanga rero hari igihe imibare abantu ubwabo bayicurikira, kandi kuyicurukura atari uko byari bibananiye, ahubwo ari nk'ibintu birengagije babisi. Yes, buriya ngeyo ndi kubaha ikiganiro ngiye nashyamo n'utuntu tw'ubwenge kugira ngo tuganire, ako kantu nako mba mbahaye kabari sawa. Nitunaho urugero gati wasele papa, alright, ndakwemera cyane umusati, respect
numbwira ko kantu nanjye nzajya mitavuga ni wagwani respect umusa umeze ute umbwira uti cya kiganiro kimeze gutya naracyumvise burya nanjye ubimbwiye ndavuga ni alright bya bintu burya bifite ahantu biri kugenda bigera ewana nkumva nanjye meze neza mu mutima nkavuga ni mbonye imbaraga zo kubyuka nkora ikindi kiganiro kimeze neza erega nibyo muri ubu buzima biragoye kandi ibyishimo birahenda niyo mpamvu yo buryo umuntu uguha ibyishimo uba ukwiye kumushimira cyane si ubundi mwajya mushimira umuntu mbaha ibyishimo byinshi cyane ewana mite nsuhuza abantu rero abantu ba Kimironko ndabasuhuje mite nsuhuza n'umuntu bita Tom Nyabugogo aho mucuruza amatelefoni mu isoko ryo kwa Lazaro nawe ndagushuhuje cyane uyu musore bita Tom rero agira amatelefoni meza cyane ngira ngo mbabwiye ngo nimuba mushaka telefoni mujye mugenda Nyabugogo mubaze umuntu bita Tom rwose afite amatelefoni meza cyane kandi agezweho kandi ku biciro byiza cyane bihendutse niyo mpamvu nanjye narahageze ndebye ukuntu telefone rero barimo ziha abanyarwanda ku mafaranga make cyane ndavuganira bose ngewe nago nabyihererana abantu banjye nkunda ngomba kubabwira mukajya mujya kugura telefone kwa Thomas kubera yuko Thomas ibiciro arabihananuye akubita hasi rwose niyo mpamvu nkubwango niba ushaka kujya uvugana na Tom hamagara 0785 nurangiza ushyireho 260 niso nimero uzajya uhamagara kuri Thomas ni 0785 260 icyo gihe rwose Thomas azahita kumva cyane aguye telefoni imeze neza naje noneho nkomeze na ya nkuru yanjye y'umunsi mba nakugeneye Yes, ubwo rero umumama yamaze kuvugana n'abana be bemeranwa itariki bagombaga kuzajya kumurebaho mu cyaro bakajya kumusura uko yari yarabasabye ko bazamuzanira igitenge cyiza baragiye bamushakira igitenge cyiza kigezweho bamaze kukimushakira bashakana wa mugati mwiza nyine yabaga yabatumye murabizi yuko umuntu avuye Kigali agiye mu cyari kigaragaza yuko yavuyeyo agomba kujyana n'umugati niba utajya unawujyana uzamenye ko ari amakosa yawe ujye ugenda ubugure wemere uguhende ariko umanukane ushyira abantu bo mu cyaro kuko abantu bo mu cyaro bikundira umugati cyane na bombo umwana uje gusura muturanye umuhereze bombo umuhereze umukati aryeho yumve aguwe neza avuga ati burya kanaka yavuye i Kigali uzambaze njye baranzi karitsiye yo najyaho ati Selepopo turamuzi ubwo yaje umugati waje na bombo zaje abana bakishima nanjye nkabaha utubombo tukarya abahereza umugati tukarya tukishima burya niyo ugiye utwana dusigara twishimye tukavuga ati Selepopo yaduhaye umugati bombo kumva turishimye none munsi wazagaruka bakumva bifuza yuko bakubona burya niyo bumvise wagize ikibazo nabagahinda karabica bakumva burya bagusabira ku Mana nyine kugira ngo iteka uhora ufite ubuzima bwiza burya uko ukora byiza byinshi ni nako n'imigisha kuri wowe iba myinshi rero tugira umutima wa kimuntu kandi umutima ukunda kandi umutima w'ubugira neza nubwo nsigaye numva ngo ubugome bwaragwiriye hari igihe ugirira neza abantu bo bakakwitura ibibi njya mbyumva yuko hari umuntu ugira ngo uramufashije ahubwo akifuza yuko we wajya kwicara aho yari yicaye ariko ntago ari byiza niba ufite ikibazo cyawe waramugaye ntukajye wifuza ko mugenzi wawe nawe yahita amugara nk'uko wamugaye bibaho hari igihe ibibazo biza atari wowe wabyikururiye ariko uko bije ujye ubyakira kandi n'abagufasha wifuza yuko ahubwo aho bakuye hari icyahasubira kugira ngo n'ubutaha nabo bazajye bakumenya bagira icyo baguha ndumva rero burya umutima mubi cyangwa ishyari ntago ari byiza tujye tugira umutima mwiza natinze rero mu nkuru ubwo abana uko ari batatu bafashe imodoka baramanuka
bajya kureba wa mukecuru wabo wari uri mu cyaro. Urumva bari bamushyiriye ibintu byinshi byo kumufasha muri ubu buzima. Murabizi iyo ugiye gusura umuntu uba ugomba kugira icyo umushyira kandi nawe ukajyana impamba yawe. Baragiye rero bamugezaho ibyo bari bamumanukaniye bamukuriye i Kigali. Umukecuru arabyakira yishimana n'abana be. Amaze kwishimana n'abana be baranezerwa, baranywa, bararya, mbega ibintu biraryoha nyine. Ikirori kiba ikirori bitewe n'uko hari hashize iminsi badaherukanye, ariko uwo munsi akaba bongeye bahuye nk'abavandimwe bari kwishimira yuko Imana yabarinze bakaba bongeye guhura amahoro. Ni nayo mpamvu burya ntuzajya uva i Kigali ugiye iwanyu mu ntara, iwanyu mu cyaro cy'iwanyu, mu cyaro kibisi, uzajye wishimira kunezerwana n'abandi. Tube dukeya ariko mudusangire, birya biba ari byiza. Niyo ugiye udahari basigara bavuga bati kanaka iyo ahari turishimana, bakumva baranezerewe kandi n'umuryango we bakawubahira uwuriwe. Rero iyo wisuzuguza nawe ugeraho ukaba insuzugurwa, abagusuzugura n'umuryango we bakawusuzugura. Rero burya iyo ukora ibyiza wihesha agaciro n'umuryango wawe, uri kuha igarade ryiza cyangwa se ipeti ryiza. Mujye mubiharanira rero, uharanira icyubahiro cy'umuryango, nicyo kiba gikenewe. Ariko mwagiye muvuga muti serebo rwose nawe uba wabikoze neza. Murumva njye mba nabagira inama, n'ukuri rwose ndabemera, ni nayo mpamvu mba mbagira inama nk'isi ngisi. Murabizi ntacyo ntabima ngifite, nese ko mfite amagambo aryoshye nzayabime, ngomba kuyaba. Mva nta mafaranga afite ngo nyabaye, nyafite naho naya, ariko niyo nyafite aho nshoboye kujyaho ndayabaha. So rero aho naraha amafaranga reka mbe mbakubita amagambo meza cyane aryoshye kandi arimo ubwenge. Niduhura n'amafaranga nyafite namwe nzayabaha, nimugire ntacyo nzabima, ntacyo muzamburana nyiriho nyihumeka umwuka w'abazima. Ariko mujye munasabira nyine ibibashe kwaguka, ibi bintu bive ku rwego rumwe bijye ku rundi, sibyo mani? Murabizi ko mbemera cyane, ndabemera cyane cyane. Yego rero bamaze kwishimana, igihe cyarageze cyo gutaha. Baya rero ababyeyi beza bagira umuco wa Kinyarwanda, iyo wagiye umugana ari mu ntara cyangwa mu cyaro, iyo ugiye gutaha nawe aragupfunyikira, ntagabura akantu niyo kaba na gatoya aguha nawe agusezereye kugira ngo utahe neza. Rero sindi bujye muri details z'ibintu byose cyangwa se ngo mvuge ngo yabahaye ibi n'ibi, kwaba ari ukurondogora cyane cyangwa se kwivanga cyane mu bintu. Gusa mu bintu babahaye abo bana uko bari batatu, uwo mumama mu bintu yabahaye amagi. Amaze kubaha amagi y'inkoko, barayafata ya magi y'inkoko bayashyira muri butu. Bamaze kuyashyira muri butu y'imodoka rero, wa mumama arababwira ati rero Imana nimuza kugenda, Imana ize kubarinda kandi ibarindane n'ayo magi. Babana no kwishongora cyane no kwiyemera, burya hari igihe umuntu yiyemera akumva yuko yujuje byose, ariko mu by'ukuri mu byo mutazakina nabyo mujye mwirinda gukina n'Imana. Hari ijambo rishobora kugusohoka mu kanwa ukaza kwicuza impamvu ryasohotse, kandi burya ijambo ryarenze umunwa kurigarura biragorana. Ntabwo ijambo rirenga umunwa ngo wongere urigarure, ni ibintu bitabaho. So rero mujye mwitondera amagambo muvuga cyangwa se musohora mu kanwa kanyu, kuko hari iryo uvuga rikazagukurikirana, rikaba ryakurikirana n'umuryango wawe. Benshi mujya mubibona, hari abantu bagiye bavuga amagambo nyuma na n'ubu bakaba barimo bagaruka, mujya mubyumva, abanyarwanda murabizi. So rero mujye mwitondera amagambo yanyu musohora mu kanwa kanyu. Akimara kubabwira rero ngo Imana ibarinde ubwo baza kuba bagenda kandi barindane n'ayo magi, umwe yarahagurutse baravuga ati oya, twebwe Imana niturinde, twe turirinda ubwacu,
ahubwo Imana irinda ariya magi, irinda amagi twebwe nize kuturinda. Umukecuru abyumvise agwa mu kantu, ariko urumva ntacyo yashoboraga guhinduraho nyine ngo yumve yuko yakwinjira mu mutima w'abana ngo agire icyo abivugaho. Umukecuru araceceka, acecetse b'abana n'ubwishongozi bwinshi bumva yuko nyine ubwo umukecuru yumvise. Buriya ijambo rivuzwe n'umuntu mukuru mujye muriha agaciro kandi muryubahe. Ubwo uko umukobwa umwe yavuze rero ngo Imana irinde ya magi, bo nishaka ibihorere nabo bo baririnda ubwabo, bose hamwe uko ari batatu bose babyumvise kimwe. Ntihagira n'umwe uvuga uti reka mbasengere mbasabire Imana kuko ibyo tuvuze ntabwo ari ibyo, ahubwo dusaba Imana igendane natwe. Bose batereye agati mu ryinyo baricecekera, bumva ko ibyo bihagije. Mu kugenda rero ababwiye ni inkuru irababaje ariko nanone irimo inyigisho, muyumve. Ababwiye ngo iyi nkuru nayihawe n'umuntu bita Fred Kuruyenzi MC muri Infinix. Mboneho no kugusuhuza sha, umeze neza sha muhungu wanjye. Ndakwemera cyane, ndakwemera kandi courage. Inkuru wambwiye ngiye nanjye ndayitangaje uko wayimaye. Uri umuntu ukomeye cyane, namwe mujye muzizana inkuru tuganire tuzisangiza abantu kugira ngo babashe kuryoherwa, kandi hari byinshi bungukira muri izi nkuru bumva kuko benshi mbona bazikunda, bakunda kubimbwira muri comment. Abakobwa rero bakije imodoka barazamuka barataha. Bamaze gutaha rero baje kugenda bagera mu nzira, bwari bumaze kwira cyane, baza kugira umunaniro. Uko harimo wari utwaye imodoka yamaze kunanirwa, aragenda ya modoka ye ikubitana n'ikindi kimodoka. Bamaze gukubitana n'ikindi kimodoka, cya kimodoka kindi cyo kirakomeza, iyabo iragendera hinanguka igwa munsi y'umuhanda. Kumara kugwa munsi y'umuhanda urumva ko imodoka aragira abacucuma bya nyabyo, irabakoma bye baragenda, kuko murumva iyo accident ibaye murabizi namwe, abagiye muzibona murazizi, utarayibona nazayibone. Umuntu utarabona accident y'imodoka ntuzigere uyibona kubera yuko iba ari mbi. Twe twazibonye twarahungabanye mu mitwe yacu. So rero umuntu utarayibona sinifuza ko mwazayibona. Impanuka y'imodoka iba ari mbi cyane, iba ari mbi, ibiteye ubwoba. Nge ndi mu bantu ba mbere bayitinya kuko nge nagiye nzibona nyinshi. So rero umuntu utarabona impanuka y'imodoka ntushaka ntuzayibona rwose. Imana izayikurinde wibere mu mahoro yawe. Nuko rero ya modoka imaze gukora impanuka, murabyumva nta n'umwe warokotse muri ba bakobwa, bose bahise bapfira icyarimwe. Umugore rero cyangwa se umubyeyi ubabyara wa mumama, aho yari ari amabere yari ikoze, murabyumva. Burya iyo umwana agize ikibazo, umubyeyi we wamwonyeje hari ukuntu asa n'ubyumvamo, hari ukuntu yiyumvamo ukuntu. Umumama aza kubyiyumvamo ariko agira ngo ni ibisanzwe. Telefoni yaje gusona rero baramuhamagara bamubwira ya nkuru mbi yabaye. Arangije wa mumama aravuga ati se ibintu byari muri butu byo bimeze biti? Bafunguye muri butu y'imodoka bagiye kureba ya magi, basanga ya magi nta na rimwe ryamenetsemo, basanga ya magi yose aracyari mazima. Bamaze gusanga ya magi rero akiri mazima, baramubwira bati mu bintu byose twabonye ariko twabonye harimo n'amagi, kandi amagi aracyari mazima nta na rimwe ryamenetsemo. Umumama yibuka rya jambo yababwiye ngo Imana ibarindane n'aya magi. Umukobwa umwe aza kuvuga ngo Imana irinda amagi twe twihorere.
wa mumama yumvise ryajwi ya magambo bavuze, umumama babona azunguje umutwe, ntiyanarira ntiyanaseka, aratuza, bayoberwa ikintu kibiteye. Ariko mu by'ukuri mwibuke yuko Imana irinda amagi ntago yananirwa kurinda mwebwe muyikomokaho. Bivuze ngo rero ufite ubushobozi bwinshi kandi ufite n'ubudahangarwa bwo kurindwa n'Imana. So rero Imana irinda amagi, muzi ukuntu igera imene ku busa ikaririnda rikagenda rigakora rikavamo inkoko, ntago yananirwa kurinda wowe w'umuntu. So rero jya ukore byinshi, ariko wibaza yuko hari uwakuremye kandi ugukunda. Ibyo nubitekereza rero uzaba uri mu nzira nziza. Yes, ndabizi ko rero mukunda kudukurikirana muri benshi. Inkuru y'umunsi murayumvise ko ari iryoshye. Ndagira ngo wowe utarakora subscribe ubanze ukore subscribe. Jya muri telefone yawe cyangwa ujye muri mudasobwa yawe, wandikemo inyuguti ya C, ushyireho E, ushyireho R ndende cyangwa se imwe mwita ngo ni R y'ikirenge, wongereho E, ushyireho inyuguti ya B, wongereho O, ushyireho indi B, wongereho O, nurangiza ushyiremo space, uhite wandika T, ushyireho na V. Icyo gihe uzaba wanditse Sele Bobo TV. Ngewe iyo ugiye kwandika Sele Bobo ntago ukoresha isaha isanzwe, ukoresha inyuguti ya C. Niho ngiye nandukaniye n'abandi. Murabi iryo zina ni rimwe kuri YouTube. Muzagende waba uri Australia, waba uri California, waba uri New York, waba uri Las Vegas, waba uri Belgique, waba uri Germany, waba uri South Africa, waba uri hano Kigali, waba uri Zanzibar, waba uri Uganda, niyo waba uri Bukunja mani. Ubwo ngo kugera Bukunja biba ari danger. Aho uzaba uri hose ukaba ufite ikintu gishobora kukugeza kuri YouTube, ukandikamo iryo zina, uzasanga ari njye witwa iryo zina njyenyine. Gusa hari agasore nabonye kanyitiriye k'agahanzi kaba muri Nigeria, niba ari agahanzi niba ari agaproducer bita Sele Bobo, ariko ni n'agashuti kanjye njyamo n'akama comment wa niko kanyitiriye, ariko ko gakoresha saa isanzwe. Niho nandukaniye nako. Urumva ko nako ni mukareke na agasore kacu karirimba indirimbo nziza cyane, wumvise nako kajya kadususurutsa. Ako nako ni mukareke. Nabonye nako gakitwa ngo Sele Bobo. Ubwo rero ngewe ukoresha iyo cako ka type kandi ugakoresha inyuguti saa isanzwe. So rero murumva yuko aho ngaho uzahita umbona cyane. Ubona ibiganiro byose nakoze, maze kugira ibiganiro byinshi cyane. Unushaka uzahere ku cyambere urebe ubuzima bwa Sele Bobo, se ni muntu ki, byatangiye gute, uzagenda ubibona. Icyo gihe rero uko uzagenda unkurikirana uzagenda umenya yuko ngenda umwana mwiza nari biryanjye. Icyo gihe rero ushyiramo na comment, ubundi twiganirire, twenjoying, bigende neza twese. Nanjye niyemeje kuzajya mbaha ibyiza, none subu kari Imana yandemeye kugira ngo mbaryohereze, ubundi nabigenza niko bimeze. So ndabashimiye rero, ndabashimiye mwese. Ariko hari n'umuntu ushohoje sha, hari umwana ashohoje, umwana nyine umwana nkunda cyane, umwana dukundana cyane. Inana ndagukunda, love you, umeze neza, ndagushohoje. Umwana ndamushohoje hirya Kimironko, ndabashohoje mwese abantu ba Kimironko, ndabashohoje cyane cyane cyane. Hafi aho inyuma ya Regina Patrice, ndabashohoje kugera muri gare inyuma gatoya kuri za saro zo hejuru muri etage z'ubururu. Ndabashohoje mwese cyane. Twigarukiye rero abantu bo ku Ruyenzi, mumeze mute? Hejuru igihara mumeze mute? Chris na Miracle mumeze mute? Ndabashohoje cyane. N'abantu bo ku Ruyenzi, Didier ntago nakwibagirwa, na Freddy wamaye inkuru, nawe ndagushohoje. Suriza na Idi ku Ruyenzi, umu DJ bemera bose, umu DJ urenze kandi umu DJ ukora ibintu bidasanzwe. Abana DJ Idi nawe ku Ruyenzi ndagushohoje cyane. N'abantu mwese mu nkunda cyane, n'abafana mwese ndabashohoje, kandi mvuga ngo Imana ibarinde, kandi namwe nimuzabe nk'aba bakobwa, ahubwo mwebwe mujye musaba ngo Imana irinda amagi, namwe ijye ibarinda. Nabyo kuvuga ngo Imana irinda amagi gusa, kuko namwe mukwiye gusaba Imana ikababa hafi muri byose, kuko ntawigira.
Ndabashimiye rero cyane abantu mugiye gukora subscribe n'abagiye gukora share n'abagiye gushyiramo comment, mbasabira ngo Imana ibamere umugisha mwebwe mugiye kubikora uyu munsi.